Hello, mwongeye kuza kuri YHWM, nongeye kubasuhuza ni njyewe Mishu cyangwa Mimi icyo ushaka. Mwakoze rero kugaruka, umva buri munsi biba ari uburyohe iyo umuntu agarutse hano. Nkunda kumva inkuru z'abantu, nkunda kuvuga, nkunda inkuru muri make. Uno munsi rero hari umushuti twamenyanye, aba inshuti noneho nkunda kwiba inshuti z'abantu. Iyo uje umutima wanjye ukawukoma ndakwiba. Uyu muntu rero ni inshuti namenye mumenya through umugabo we twariganye muri primaire kandi ntago mpfa kuruzinga inshuti nanone, ubwo rero yabaye famiye nawe. So nishimiye kumutumira kuri YHWM, aranyemerera arambwira ati yes nzaza tuganire. Uno munsi rero wakoze cyane kuza kuri YHWM, ndakwakiriye, suhuza rero inshuti zacu za hano. Hello, muraho, ndabaramukije mwese. Nishimiye kubana namwe, ndanezerewe cyane. Mimi wakoze kuntumira. Yes, Ndakwishimiye cyane kandi uri umwana mwiza. thank Ibiganiro you. byawe biratwubaka, birimo mesaje zitandukanye zifasha imitima myinshi. Thank you. By'umwihariko ndagushimiye kandi wakoze kuntumira. No, nawe wakoze cyane, umva n'umutware yakoze kukurekura, ariko ibaze kugira ngo dukorane ikiganiro we nta n'icyo namusabye. Yeah. Ya wakoze cyane. So umva nishimiye ko rwose wanyorohereje. Ubu buri munsi nshimira buri muntu iyo yemeye kuza, ko ntabwo biba byoroshye ko umuntu afata. Reba igihe tumaze dupanga guhura njye nawe. Igihe ntabwo byoroshye guhuza amasaha. I know, fata abana bari maso, uri mu kazi, uri mu mirimo yo mu rugo. ariko iyo akanya nk'aka kabonetse nshima Imana nkishima ko idushobojeje. So n'umunsi rero inshuti zacu dufite topic zimeze gute se ubu? Tugiye kuganira kuri aba single mom bacu, single mom ariko bagiriwe ubuntu bakaza kubona nyine abantu babahitamo bakabemera uko bari, abo bari bo. Burya hari ikintu abantu b'iwacu bagomba kumenya, abagabo cyangwa abahungu bakiri kurambagiza, ntabwo ari icyaha kuba umukobwa afite umwana cyangwa afite abana. Ubushize twavuze ku kintu cya karande. Tugomba kumenya karande zacu. Sometimes past y'umuntu ni past, tugomba kwiga gutanga chance mu buzima, kuko hari igihe iba ari karande utigeze umenya ariko ukaza kwifikiringa utuwuriwe ukavuga ngomba guca ino migozi nanjye nkagira icyo ababyeyi banjye batigeze bagira cyangwa umuryango wanjye utigeze ugira. Ese kuki njye ntakambara ikanzu y'umweru kuko mfite abana? Mama wanjye akora ubukwe niwe ujya unsetsa. Umugabo yaramubwiye tumva ugomba kwambara agatimba nuko rwose nkagupfukurura umugore wanjye, ntabwo wigeze ukora ubukwe, ndagupfukuruye uri uwanjye, nzajya mu rusengero. Uri kumva? Kandi aranamuruta amusha nk'imyaka 3 cyangwa 4, ariko niki nuwe nyine. So uri kumva? So tugomba kuba civilize, tukareka ibintu by'ubuturage. Nibyo tugiye kuganiraho uno munsi, n'abakobwa bacu bakiha agaciro, kuko ufite umwana ntabwo bivuze ko ugomba kwiheba, uciriweho iteka. Ntabwo bivuze ko hari ibyo utemerewe nk'abandi. Kuba ufite uwo mwana no kugira umwana ni umugisha, nubwo aba yaje nyine mu buryo navuga wenda butateguwe neza, ariko akenshi usanga ari umugisha Imana iba yatwoherereje mu buzima tuba turimo. Yes. So tugiye rero kuganira, untembereze mu buzima bwawe nyine, tuvuge nyine turabivugaho gatoya ko past ni past, ariko ni byiza ko umuntu unabivugaho, ukabivugaho ukavuga yes, iyi situation nayiciyemo kandi nanabashije no kuyivamo. Maybe hari umuntu ukiyirimo, hari uri kuyicamo ubu ngubu nawe bakomerewe, wiyumva
umuntu nk'uko nanjye icyo gihe niyumvaga numva nta muntu unkunda, numva ndi jyenyine, Yeah. nta situation iri permanent ibaho, ikintu cyose kigira igihe cyacyo kikanarangira. Yes. Ibyo ducamo uyu munsi, ibyo twaciyemo ntabwo ari iryo herezo. Yes. Yeah. Tugiye kwinjiramo. So umenya ngo uratwite, turi bugeze tubica hejuru, umenya ngo uratwite, iyo sura urayibuka wari urihe? Ndayibuka, namenye ko ntwite nari ndi muri 6e secondaire nitegura gukora exeta. Baba we. Ubwo byari binyoroheye na gato. Natinze kumenya ko ntwite kubera ko ndiregriye, abakobwa barabyumva bo. Ego ndiregriye, ntabwo najyaga nisimbutsa, nkaba namara ukwezi, amezi 2 mbona ari ibisanzwe. Icyo gihe namaze amezi 3 ariko ntangira kurwaragurika, nkajya ndwara, noneho nigaga n'ahantu mu cyaro, bantwara kuri centre de santé bakavuga ngo nshaka kuba mfite malariya, ngo malariya yo mu mara, nibwo nari nyumvishe kuko naribwaga mu nda nk'umusazi. Bakambwira ngo mfite malariya yo mu mara, bampa kinini, kinini zo mu Rwanda zinzibya amatwi. Nagenda nziba amatwi, biba ngombwa ko ntaha, ariko no gutaha na mama wanjye ntiyigeze abitekereza, ntabwo yabikekaga. Umwana aramwohereje ku ishuri none nkamuganda ararwaye, ansubiza nawe kwa muganga atena n'ubundi, bakavuga ngo ni malariya, ngo ibiki n'ibiki, bankubita ibiti, ariko nta gitekerezo mfite. Nkavuga rero bashaka kuba barandoze kubera nigaga mu cyaro. Nkavuga rero niba ari ibingibi ni uburozi kubera turya ibintu bitandukanye kumwe twaguraga ibiryo hanze. Ntangira kwishyira murongo barandoze, nkavuga amabu ntibandoze, akambwira atoya genda asubira ku ishuri utazatsindwa, nubona bikomeje uzatahe twongere twivuze. Ariko ubwo nkaba ninywera akamukaru gusa, nta kindi kintu mbasha, ni kamukaru konyine. Ntabwo cyane agakoma ko ku ishuri. Nasubiye ku ishuri, nigaga mu majyaruguru, ngenda kuri hopitale, noneho ndavuga reka ariko ngende, noneho ngenda kureba umuganga, ndamubwira ukuntu umeze, arambwira se wigeze wipimisha inda? Ndavuga oya. Arambwira ati reka tugupime n'inda. Ndavuga okay. Pima, ampaye igisubizo. Rero ikintu cya mbere yambwiye, yahise arambwira ati uratwite, ngo felicitation. Ndavuga ndavuga oya, ntabwo bishoboka, mfite exeta. Ntangira kurira, ngomba gukora exeta, ngomba kwiga nkarangiza, ntabwo ari mama aranyica. Nuko byangendekeye rero kuvuga umenya ko ntwite, ariko mva mpita mbigira ibanga, nyine urabyumva. Nagombaga gukora exeta, nagombaga kurangiza ishuri. Nuko gusa sinarondogoye. Oya, ntabwo urondogoye, urimo neza. None se wahise utaha se cyangwa ntabwo nahise ntaha, urumva nari narasubiye n'ubundi aho nigaga mu majyaruguru. Nahamagaye umushuti wanjye umwe, ntabwo njya mbyibagirwa, twari abana twese, urumva nari mfite 19 kuko nabyaye aribwo nujuje 20 ans. Nari mfite 19, mpamagara umushuti wanjye umwe, ntabwo njya mwibagirwa, ndamubwira ndagushaka. We yari ari mu kigo, njye nasohotse, ariko twiganaga nyine amatelefone kwaje. Ndamubwira ndagushaka, mubwira ndi kwa muganga ngo ntusangeyo. Yaraje, ntabwo nzabyibagirwa, hari mu gitondo nko mu ma 4 nyine bwakeye ku kazuba. Ndamubwira ikintu nshaka kubwira, tugenda ahantu hiherereye nkikubwire. Twagiye ahantu mu gashyamba turarira, ndamubwira ngo ndatwite, turarira umunsi wose. Nta kintu ari uzi ko unyibukije story y'umushuti wanjye umwe. Njyewe uri kumva nkuko nakubwiye, njye nakuze, ntabwo nzi imbarumva ikiganiro cyanjye nakoze last week. Umushuti wanjye nari ndi kumubwira ukuntu nakuze ntinya gutwita. Hakabamo n'ikintu, nibyo twahise tuganira, hakabamo n'ikintu cyo kuvuga ngo bakwita ibiki, ikinyendaro n'ibiki. Iyo byumvaga byarambabazaga cyane. So hari umushuti wanjye nawe wambwiye story, nyiri uri kubivuga nkibuka ambwira, yaramfashe nawe ngera ku ruhande, yambwira ati ndatwite, kandi mama none yari n'umwana iwabo, ari struggle no kubona ibiryo. Ambwiye ko atwite, ndamubwira nendaga kuza muri Amerika. Ndamubwira ni rero njye nzagufasha umwana umwe, naba ari impanga nzafata umwe ufata undi. Wari inshuti nziza. Ndamubwira nti naba ari umwe, we ihangana umubyare,
noneho nzagufasha. njyewe nijya muri Amerika nzajya ngerageza Yoo, nkore nkoherereze nari umwana Imana nari iguha umugisha. troisième uri kumva Eh, noneho ubwo ngubwo we yari quatrième secondaire twigaga igitwe twigaga mhm, muri esapake ubwo mhm, ngubwo mbabarira ahari ndamusuje ariko nawe yabyibuka yeah, noneho arambwira ariko icyo gihe mhm, nashaka kujya i Bugande gusura nyine famiye ya mami b'i Bugande ndambwira mhm, papa yanyohereje amadolari yumva papa yari muri Amerika nabaga mhm. mfite icyangwe nabaga ndi ku Ewana, mafaranga wabaga umeze umwana neza. ubona arisha de poshe mu Yeah. madolari Amadolari sha. so ndangije Eh, ndamubwira ni papa agiye kunyohereza amafaranga ikintu mhm. nakora reka tube twigendeye ngwino Yo. nkujyane i Bugande Mm, tujyane muri vakansi tubanze mm. turuhuke mu mutwe Yo. nitugaruka uzafigiringa aho tukuzabigenza At least waramufashije ni ukuri umuntu nta aba muntu akeneye umuntu n'umwe nk'uwo. yabibwiye Mm, turagenda twigirira Kampala tujya mm. mbarara hose nyine ariko amafaranga Mm. ninjye wari bosi ninjye Wari wagombaga boss. kumuha ikintu cyose nyine Yeah, yosha wagize agarutse neza. Mm. arongera ashyuha mu mutwe ntaho byagiye Nta hantu bijya. ubwo araza nkagira Eh, mama wanjye wumva kubera kubicamo nyine nawe yakuze ari mm, umwana w'imfubyi noneho akaza yeah, adafite na mm, mama we isakarande mm, baramuganirije abashuti banjye baba connected kuri we kurusha noneho ko mm. babaye connected kuri njyewe Oh. aba arabimubwiye atuzi cya Mm. kigoryi cy'umwana wawe si ikintu yambwiye ngo Mm. ni intwita zarira Ariko urumva yakugiriyeho umugisha pe kubona umuntu nk'uwo nguwo I ntabwo know muri situation arakomeza nk'iyo. nyine turapushinga ubuzima bwe buri umunsi umwe nawe nzamuvugisha Yeah. ikomereza Yaje uri kumva kubyara, yarabyaye. byanze wapi Oh, yaravuyemo yavuyemo ariko oh. yari Yeah. yagerageje Ntako atari yagize. Mwihangane. aka kanya yaramfasha ari muri situwasiyo mubona nkanezerwa yamenye Imana Oh, ni umukobwa usigaye ukorera Imana yaje yeah. kurangiza Mm. ariko Mbona. yamenye Imana just no kuba Mm. uri kurega nubwo ntacyo naba mfite ako kanya nta kintu nari mfite ariko just guha umuntu Mm. kumuhumuriza you be okay Yeah, ukamwereka nubwo ko muri kumwe, ukamwereka ko afite urahari umuntu aho kuyica umwumva, uvuga ya genda uyikuremo ukamuciraho iteka. Ya cyane. Cyane iyo wakosheje umuntu asamye kuriya niko abantu benshi bakubwira. ubu se urabona ubuzima bwawe budapfuye Wa ubu se uyu Avenir yawe mwana urayishe, nuko nanjye abantu Mm, benshi bambwiye nyuma yuko babimenya wica Avenir kubera ko ntago ari ukwirata ariko nari umuhanga pe, nari mm, umuhanga cyane, mm. numvaga nanjye Avenir yanjye izaba irenze. Eh, Rero no. abantu benshi abamaze kumenya mu bashuti banjye barambwiraga Avenir yawe urayishe, wari umuhanga, wari uzi ubwenge, none ugiye kurera iki n'iki. nawe uri umwana mu Nanjye rugo ndi barabyakira umwana. gute Mm. ya Mu rugo babimenye nyuma, mu rugo babimenye mbura nka 2 weeks mbyare cyangwa 3 weeks. Jesus Ndangije exetofete ntabwo nongeye gutaha. none se Narababwira okay uramubwiye umushuti wawe aha, nuko ubwo ntajya nyine turagenda muri iri shyamba turarira koko, turarira Mm, turigaragura twirirwa turyamye mu biti hasi. Nuko nyine bigeze nimugoroba arambwira ati rero uko byagenda kose dutahe nyine tugende mu kigo uryame none biragenda gute se? Ndavuga se ndabigenza yego. Sha nuko nyine byagenze ubwo ndayihisha ngerageza kuyihisha urumva muri internet noneho nari nsigaye mu buzima. animatrice ko bari nozi nangaga ba animatrice ntago yigeze bakuvumbura Baramvumbuye nagize Mhm. umugisha, baramvumbuye ariko mu kumvumbura sha Imana yahampereye umugisha. Barankunze hahandi bankamishirizaga n'inshyushyu yo kunywa kugira ngo ntagira ikibazo. Oh, that's nice. Mm. Mani Imana bamugisha. yampaye umugisha nyine ibanyuzamo umutima w'impuhwe, Mm, bangirira impuhwe ariko nabanje kubihisha iki n'iki, urumva nigaga no mu cyaro nyine kwa mm. kundi abana babyuka muri interna ngo bakazinduka koga, nari nsigaye noga saa 10 kugira hatagira n'umuntu ambona. Ukagira ubona akada kazanye Ba- kiforoma. Babyukaga namaze koga no kwambara natebeje nagiye mu ishuri. Ariko ubwo ngubwo ufite nk'uburyo witwaraga nyine uri mu ishuri nanone burya rega hari Mm. uburyo twitwara nabyo bishobora Mm. kutwambutsa nanone Eh, imyitwarire yawe yeah. ya mhm. Mm. Urumva nuko nyine nabayeho noneho inda igenda ikura ariko noneho ndarwaragurika cyane, iyo ntwite ndarwaragurika pe, abantu banzi wenda barabizi, ndarwara mbundi mba Njyewe mu bitaro, mba mu mm, bitaro njyewe kugeza ntinya mbyaye. process yo gutwita kurusha aka kanya ndi kurera Kurera ya ugiye ubampereza Mm. uziko ngiye Ukaba ntwita bavutse. n'umugabo agashaka kugenda nkabona nagiye ntamurenganya
ibaze umva gutwita si ikintu ndatwita Eh, nkarwaragurika nabaye muri ubwo buzima nkajya ndwaragurika noneho ku ishuri ubwo bari bamageze aho barabimenya diregiteri arabimenya na animatrice mm, baragana nyine abarimu bamwe bakavuga b'abayobozi bakavuga ngo mumwirukane ibiki n'ibiki abandi hoya mwe kumubuza amahirwe ye yamaze gususha bumva bakajya bakora amanama batabyumvikanaho yamaze mm, gususha mumwe kumubuza amahirwe umwana w'umukobwa afite amahirwe iki n'iki mumureke mm. nuko ngeze aho koko narwaragurikaga cyane barambwira rero wamaze gususha genda ushake ukuntu waba wiga uri mu rugo uzagaruka uje gukora exeta Uti nuko ndajya he? ndajya he nari kujya he muma yampamagaraga nkamubwira ameze neza ariko kubera ko tuzakora exeta ntabwo nzataha nzaguma ku ishuri nzatahira rimwe batubwiye ko no muri vacances ubwo twari tugiye mu gihembwe cya kabiri batubwiye Iya, ko hari ukuntu basigaraga, ya. batubwiye ko tutazataha nzaguma ku ishuri n'abandi tuzaba turi gusubiramo amasomo njye nzataha ndangije exeta mu kwa 11 Mhm, atubwira ati nta kibazo ibyo uzakenera ujye umbwira okay okay mm, wa mugisha nyine nk'ukuntu wabereye umugisha nyine uwo mu bucuti wawe nanjye nari mfite mm, undi mwana twiganye toronkome mm, ko nyine iwabo hari mu majyaruguru n'ubundi aho hafi yaho nigaga mm, abo bana baragiye babwira mama wabo nyine situwasiyo ndimo mama wabo mm, arababwira ati ni umwaka kuko yari asanzwe anzi ngenda no kubasura iki n'iki nyine urumva iyo wiga ahantu haturanye n'abantu muziranye na weekend mm, yari ugenda ukayipasayo gutyo waba mm, uzataha n'i Kigali ukaba ugenda ukararayo wenda bugacya utaha gutyo bari banzi nabo badusurana yeah. mama wabo yarazi mama wanjye yagiraga amahane cyane nta umuntu utari umuzi Noneho nka story nka kuriya nawe nka za karande zacu bawumva nawe Eh, yaranabiciyemo ukabona eh, nta mpuwagize kandi nawe azi ko eh, yabiciyemo. ya ko Ababyeyi twabaye nawe nawe yambyaye kuri venta ari mutoya ariko we nyine yahise abana na papa ntabwo byagenze nk'uko byagenze, kwanjye yeah, niyo yeah, mahirwe niyo mahirwe ariko ariko yagiraga still igitsure ntabwo yari kubyumva uhita uzi se buri wese ahita ikintu tugomba gukira abantu Mm, aho kugira ngo wumve umwana wawe uhita wumva ngo igise bagiye kunshyira wese ntiwagishyize ya ku babyeyi bawe. ariko gusa nanone ntabwo wamujajinga kubera ko generasiyo yabo niko batekereza nibaza ko twiga abana bacu ntabwo bazanyura nko mu ibi ngibi kuko tuzabasha kubumva no Mm. kumva kuko natwe nyine umuntu aba yarabinyuzemo ni iki n'iki ariko abantu ba Trust kera me ntabwo ntabyo wumva. Ntabyo nibaza ushobora ko kumva nabyumva ushaka bo kubyumva kubera ko njyewe mba numva Mm. byoroshye ari ibintu bimakinga sense ariko nkweretse ukuntu Eh, mama yari obsesse no kugira ngo ntatwita mfite 16. ya niko bigenza 16 ye wagira ngo bya bindi ngo bimwe abana baba Mm, celebratinga 16 iyo nza mm. kubimenya nari gukora pari ya danje. Umva nanjye yahoraga amuha inama za buri munsi ntuzasibye ntuzagire ute iyi Njyewe hari hagezeho kanyombya kwa kundi kanyombya Mm, ngo wafata ngo ubuzima ngo kabuzunguza akajya akubwira mm, ngo niyo nama ya mama nzabona iyo ufite mm, umwana mwenda kungana mm, uyoberwa n'uburyo ushobora kumugira inama akajya yeah, agutuma abandi bantu njye mm, yarambwiraga ngo mm, ubuzima bwawe urabufata ubufite mu kiganza cyawe yeah, right now mm, ndabyumva byari mm, yeah, ngo ubufite mu kiganza cyawe mm, nufata ugaterera mm. ntusame uzagwa hasi kandi Yeah, sinzaba mpari byo kugira ngo mbukace buramire mburamire niwe wenyine mm, ugomba kuramira ubuzima bwawe I'll be there ariko mm. ntago nzaba ijana ku ijana Uko wahibera nawe iya nk'uko wahibera so umujya muvuye umugore n'ibiki ari kumbwira njye yarakuze ari igitsure kubera yahoraga atubwira ngo ati ntabwo nshaka ko muzitwa abana b'abagore kuki I know kuko yatureze wenyine twabaye imfubyi turi batoya Mhm. aturera wenyine noneho asigara na responsibility za barumuna be niwe wari nkaho ari mukuru muri famiye barumuna be niwe wari mukuru wa fete yeah abandi rero asigara nyine urumva yasigaye ari nka mama wa famiye akajya atubwira ntabwo nshaka ko bazajya bavuga ngo abana b'umugore yeah simbishaka nta gitsure bagira adukura ku icyo gitsure ku buryo namutinyaga pe no ku Mhm. ishuri nari wa muntu nageze ngiye muri 4e secondaire mama aza ku ishuri bamubwira amakosa nakoze akankubita muri 4e secondaire akankubitira ku ishuri imagine ngeze aho noneho ndavuga rero ntabwo nabimubwira yanyica yambaga uramwumva Mm. nuko abo bana ugiyeyo abana bambereye nyine abamarayika barinzi babwira mama wabo aravuga ati n'ubundi ni inshuti yanyu ni umwana wanjye ni urungano nawe n'umwana wanjye mumubwire
aze abe ari aha ngaha ubwo azashake ukuntu abibwira iwabo mbere y'uko abyara kuko ntabwo nakwemera ko abyara iwabo batabizi ariko mu gihe adafite ahantu ho kuba ari naza aha ngaha rwose atekane. Aho Mm. barabimbwiye ntabwo nzabyibagirwa numva ndiruhukije ku ishuri Mm. nyine ndababwira rero ndagiye ubwo nzagaruka nje gukora exeta hari abantu twavuganaga bakampa amanote ibintu nk'ibyo nyine. Mm. Mbaye aho ngaho byari sitarago Mm. ndumva ibihe bisubiye inyuma nibutse ahantu najyaga nicara nkarira ku Mm. ibaraza badahari nkicara Bagiye. bagiye nkasigara ntari kwiga abandi bagiye nkarira Mm. ariko nkibaza ukuntu bizagenda ariko navuga ngo Imana sha kubyara ni umugisha. Mm. Kubyara ni umugisha abe umwana we yarateguwe waramuteguriye ko uzamubyara cyangwa utaramuteguriye aje gutyo umwana Mm. ni umugisha. Umwana wanjye w'imfura Mm. yambereye umugisha kugeza n'ubu ngubu mba muri Canada naje muri Canada kubera we hari abantu Mm. batabizi. Mm. Yambereye umugisha muri icyo gihe abantu bagiye babimenya narumva nari umunyeshuri nta mafaranga nari mfite umuntu Mm. ubimenya akambwira se wagiye kwa muganga urikingiza ugize nkavuga aho oya nta kintu na kimwe nari nzi haba ari nk'umuntu mukuru nyine wabimenya akambwira ati njyewe imyenda y'umwana nzayigura iki n'iki Mm. kwa muganga bakantwara bakanzana i Kigali kugenda kwa Nyirinkwaya kwa Dr Claude bakantwara nyine mu bajenekologe bari bagezweho icyo gihe Yeah. nkurikirana ni ukuri Mm. ndabishimira Imana ko nta kintu nigeze mbura muri icyo gihe cyose. Mm. Ubwo igihe Wigeze cyaravuye se ubasha nko kuvuga ngo ubwire nka papa umubwire uti ndatwite cyangwa yahise aba inzererezi aragenda oya pu? narabigerageje narabimubwiye twari Mm. tubanye neza icyo gihe ndamubwira mubwira ukuntu byagenze ariko Mm. nawe navuga ngo ntabwo yari akuze yari umwana yararangije segonderi Mm. agomba kujya kwiga kandi agomba kujya kwiga hanze y'igihugu Akareba ariko nawe akireba akabona eh, kabaye. ntabwo nzabyibagirwa narabimubwiye haciye nk'ukwezi cyangwa nk'ukwezi kumwe Mm. yahise ajya kwiga yahise Mm. agenda nsigara njyenyine noneho njyenyine dusigara tuvugana kuri Skype ubwo Yagezeho Skype. Ni umuhe mwaka ubu? muri 2009 Okay, 1993. Mm. 2009 Mm. ubwo yasigara tuvugana kuri Skype aragenda ariko nyine urabizi nyine ibyizere by'abahungu akakubwira ati muraniza tuzabana I know. ihangane noneho Mm. akampa kuraje nyine ako nyine nari wa muntu nyine ubundi ugendera ku cyizere nkavuga okay nta kibazo. I know. Ariko rero kariya kantu Mm. karakora kubera ko Yee. burya umwana utwite njye mba numva iyo ntwite mba numva nshaka umuntu umba hafi. Ya ni Umuntu umuntu ukuba wese hafi nubwo rwose ntacyo wama ariko ukampa ya peace akaguha ukampumuriza. Nicyo umukobwa ariko iyo ubwiye umuhungu ngo ndatwita agahita akubwira sinakubwiye ko nashaka ko tubyara ntashaka kubyara nkavuga turi cyangwa babiri kominikasiyo kutigeze haraba kwa kominikasiyo rwose ukamubura cyangwa ngo yikuremo iki nutayikuramo ntuzongeye kumpamagara wimenye nkavuga seriously ko wankundaga ubundi. ntabwo nzi ikibazo bafite ntabwo nzi ikibazo bamwe na bamwe baba bafite ntibagerageze basi nutera umukobwa inda mureke we wenyine acuzinge ndamugumana cyangwa se mugumana kandi wowe noneho ucuzinge unamusapotinge urugendo rwose kubera ko the end of the day aba bana iyo bageze ku isi njye mbona ari umugisha umugisha ukomeye nta mubyeyi ndabona wigeze uvuga ngo uyu mwana ntiyambereye umugisha avutse cyane nk'ubu n'iyo struggle Imana iba yarabiteganyije byose kandi pe mama rero umugezeho reka twigere kuri mama ubwo turihuse nyine mbaye aho ngaho urugendo rwo kwa muganga gusa ndashimira abantu bamwe hari famiye nshimira cyane ubu ngubu baba mu Bubiligi umugabo yari dogiteri umudamu tuziranye ntabwo nzabyibagirwa i Goma niho habaga imyenda myiza amacaguwa meza ya makeya iyo famiye yagiye i Goma iragenda bangurira bakora varize y'umwana ikintu cyose barangurira ibintu byose by'umwana hari n'ibibibero byari bigezweho ibibibero binini byabaga birimo utundi tubibero twinshi n'udusokozo n'uduki byose baragenda i Goma barabigura noneho ndibuka bampamagaye ndangije exeta urumva nabaye aho ngaho nyuma nza kujya muri exeta no bantwaye gukora exeta ko nigaga urugendo rwari runini mvuye ahantu mu mujyi nibo bantwaye ndagenda nkora exeta noneho nyirangije
ndataha baranantahana, noneho mu kuntahana bankorera surprise yari nka baby shower nuko icyo gihe ntayabagaho. ya biriya bibibero Barampamagara byari byiza ukuntu eh, mm, barampamagara ngo turagushaka n'iki, baragenda bashyize mu cyumba bankoreye nk'aga surprise icyumba barumva bari barameshe n'imyenda ya caguwa barayimeshe, amagazi imeze neza izinze, baratubwira ibintu byose, utumisikeri two kuri beriso, ibintu byose mm, bafungura icyumba, umva ninjiyemo ndarira, barambwira dore ibintu by'umubebe wawe, ibintu byose nta kintu na kimwe kiburamo. Nuko sha ndangije urumva nari ndangije exeta, mbona nari ndangije exeta ndibaza ibintu baranzingira varize ebyiri z'imyenda n'ibintu byose, hanyuma n'ikihe kindira hari n'undi muntu nawe aba i Burayi ntabwo nibwo igihugu abamo nawe icyo gihe yampaye 200 hari, yari menshi kandi nari mfite na mituweli nagomba kuzabyara kuri mituweli, urumva desamiri yari menshi icyo gihe yakubita yeah. yashyira ku mufuka. Nuko mama rero habura iminsi 2 ngo turangize exeta, nari tangiye kwibaza se nzataha he, nzabigenza gute, ibiki n'ibiki. Nafashe umwanya mwandikira message ndende ingana n'igitabo, mubwira ibintu byambayeho, musaba n'imbabazi, mubwira ko byangwiririye, ndihana muri make, ndamubwira umbabarire ngo ndi no umukristo. kumwohereza akamesaje Wabonye ni umukristo, ndamubwira niba uri umukristo koko waramenye Imana, ndagusabye imbabazi umbabarire, mutera impuhwe. Umunsi ntiyansubije, umunsi ukurikiyeho nibwo yansubije ijambo rimwe, yarambwiye narakubabariye uzatahe. buriya yafashe time yitekereza Uri kugira ngo abyakire. Nuko rero igihe cyo gutaha kiragera, ndabyibuka ndamuhamagara rero nyine ndamubwira ati ndi butahe, ariko wanamugana bya bintu byo kuvuga ati urankoze isoni ahantu dutuye n'iki n'iki. Nuko arambwira ati rero ntabwo uri buze mu rugo, twari dufite famiye yindi bari baragiye hanze, ababyeyi bari baragiye hanze, harasigaye navuga ngo nk'abakuzine, ariko twe turi nko bandutaho gato, iwabo baragiye hanze nabo bategereje amaviza. Arambwira ati ntabwo rero uri buze mu rugo nonaha, ahubwo urajya ahangaha, urajya hano hantu bari batuye Kibagabaga. Arambwira ati Kibagabaga, ndamubwira se mwarabivuganye? Yego twarabivuganye, genda ugiyeyo, ubwo ndaza kureba duhurireyo. Shana naratashye ntaha muri iyo famiye nyine kubakune, nuko na mama aza kundeba, ariko aje nanga gufungura icyumba, nari mfite isoni z'ukuntu ari bumbonere, nari mfite inda nkuru, twari mu kwa 11 ngomba kubyara mu kwa 12, kwa 11 kugezemo hagati, ngira ubwoba bwo gufungura. Arakomanga ati mfungurira, barampendahenda, fungura nta kintu akugira iki n'iki. Nuko ngeze aho ndamufungurira, akimbona nyine mbona arumiwe, nari mfite inda y'amezi 8 hafi 9. Arandeba nuko arambwira ati tuganire nyine n'iki, turaganiriyemo ariko mfite isoni. Atangira kumbwira ati si umuntu waguteye inda ni wa hehe, ninde, munyereke. Ubwo nari mfite n'ubwoba, nanga kugira ikintu na kimwe mvuga, ndamubwira ntihanganira nduhuke, ariko nkaba mfite agafoto ka boyfriend nakabitse mu gifuniko cy'ikayi nigiragamo muri exeta. Noneho narakoze ikosa mbibwira umukozi n'umwe muri abo ngabo, niwe wagiye azana ya kayi yari irimo ifoto, rero barayimwereka, babarira aramumwereje ndarira ndamubwira kubera icyo umumweretse ntarabishaka iki n'iki. Arambwira ati ni mama wawe, agomba no kumenya umuntu waguteye inda. Nagiye ko nabona ko yarazanashyize iyo kayi, ko narabimweretse we nyine mpagera, naramweretse, mama yaje nyuma. Nuko mama araje arambwira nyine icara ahangaha ubyare n'iki, waripimishije? Atangiye kumbaza wipimishije sida? Naripimishije. Wipimishije iby'inda baragukingiye? Byose narabikoze, mwereka nyine nari mfite, simbizi niba ari karine nikigirizagaho, yego ndabimwereka byose, n'inkingo banteye byose ko nipimishije n'ibyo nipimishijeho byose, arashaka kuba involved muri byose. ndamwereka byose nyine kugira ngo amenye abakurikira. Urugendo rubagenze gutyo, igihe kirageze rero ndabyaye, mbyara mba aho ngaho, n'ubundi nabyariye aho ngaho narindi, ngenda kwa muganga. Ibise byaramfashe kuko mama urumva yahazaga kenshi iwacu, Kibagabaga, iwacu ni Kagugu, narindi Kibagabaga, Kagugu na Kibagabaga haregeranye. Mama kenshi yazaga no yanatahagayo kugira ngo tube turi kumwe nyine muri karitsiye icyabaye, aba agukurikiranira hafi. urumva tweke twarangizaga hari n'ingando icyo gihe 2010 hari ingando, narangije 2009 twinjira 2010 hari ingando. Nabamubajije se bimeze gute koko umunyeshuri, bakamumbaza nyine bavuga mu izina ko tutamubona, bagiye mu ngando, abantu bamenya bumva ngo nagiye mu ngando, ariko wakageza kundebayo.
nuko rero igihe kiragera ibise biramfata rero sasa sinari nzi ukuntu ibise biryana nakomezaga utazi numva ngo utuntu biragenda gute. ariko wagira ngo nari nabimenye nk'uwo munsi narabyutse icyumba cy'umubebe iyo famiye nari ndimo bari baragiye hanze ariko bari bafite ababebe barasize beriso barasize icyumba cy'umubebe nanjye ubwo urumva byahise binyorohera nahise ngenda icyo cyumba nicyo nateguye beriso ndayikora icyumba nzaryamamo nabyaye ndagitegura n'ubundi icyo ngicyo ewa noneho uwo munsi mu gitondo ibise biri bumfate rero narabyutse sinzi imana yamvugiyemo nari urakora mfite koko. kuvureri navuga ngo nzasasa ngo niyo nzasasa ndiyaryamamo nabyaye ndabyuka ndababwira mumanurire ya kuvureri barayimanurira mba ndasasa beriso ndayikora kandi ntago biraza ndangije ndyama ku icyo gitanda nko mu masaa saba numva utuntu turi kundya nkavuga mu ndari kundya numva biri kwiyongera ubwo mama yari yagiye ku kazi baba baramuhamagaye ati kubanza ari ibise urumva nabo bari batoya ntabwo bari babizi ati kubanza ibise byamufashe gute na gute ati ntabwo ari ibise ati ni ibise ko amatariki bari bampaye yari yegereje hari hahoraga iminsi ibiri hari birakara koko bibageze nko mu masaa 10 numva ndasaze ndavuga ngewe ndapfuye ndavuga mama ndapfuye arambwira ati nugenda kwa muganga iki gihe haracyari kare kubera ngo iyo ugeze kwa muganga hakiri kare hari ukuntu bagukora ngo amatushe bagakomeza bakuderanja ariko navuga nugenda iki gihe barakomeza gukora amatushe ihangane ugende bigeze kure nuko ariko ubwo aba ari kuza kundeba ngeze aho numva kwihangana biranze yangezeho duhita tugenda tugeze ku bitaro basanga ngo ngeze kuri 7 ntabwo nari nzi ngo kuko naragezeyo bakinkorera tushe bakiri kumpima baravuga ati umwana ageze kuri 7 7 ni ibiki rero kabaye 7 ni ibiki mama arambwira ati 7 uba ugiye kubyara wihangane sinkumva utaka sinkumva ugira uti yari yamaye kondisiyo za zindi nemeze nk'umusirikare nari mutajya ndi kubabara wa mubyeyi ntabwo natatse ntabwo wabyumva yarambwira ati nibijya biza ujye ufata igitanda ukomeze ushinyirize sinumva ukoma induru ndavuga okay umva byaza nkamera kwa kundi igitanda urumva nabyariye ahantu muri leta twari turi mu cyumba turi nk'abantu muri iyo sare datante twari nk'abantu nka 6 ariko hagiye harimo uturido abandi bumva bari gutaka ku ruhande nuko dogiteri wari uhari araza arandeba niba yarandebye akavuga ati uyu mwana ntabwo ari busunike arandeba arambwira se wazanye nande na mama umugabo wawe ntawe uhari ntawe mama wawe ari hehe ndamubwiye bajya kumushaka sinzi ibintu bavuganye ngiye kuva arambwira ati ngo mama wawe muvugane mama arambwira ati wari ubizi bagiye kugukora operation rero cesarienne niyo nziza atangira kunyumvisha ukuntu ariyo nziza cesarienne ni nziza ntabwo uri bubabare baragutera ikinya aranyigisha ndamubwira ibyo bankora byose niba binkorere vuba ndapfuye nuko babanjyanye muri salle dope hari nijoro rero nka 2:00 urumva narageze amasaha 11 bibaye nka 2:00 ngeze muri salle dope ikintu nibuka cyo nuko nari ngeze igihe cyo kubyara kuko igise cyazaga noneho buri masegonda bakambwira ati nikikurekura tutubwira dutere kiriya kinyamatera mu mugongo cyaba kindekuye nkababwira kirandekuye bajya gutera urushinge kikaba kiragarutse nkababwira kiragarutse byarangiye bansinzirije nabyaye ntumva bahita bantera noneho generali mba ndasinziriye kuko bagira ngo basove umwana ibyo ari byo byose yarari hafi kwa kundi batangiye nko kubura umwuka cyakananiwe noneho nkumva ngiye gupfa ndababwira muri salle dope harimo akaradiyo ndababwira ngo mushyiremo radiyo umucyo ngo basi ngo nyine ngo nihane ngo ngende mfenye ngo mfite ndimo ngende mu ijuru basi ingizi ibyaha byose bashyiramo indirimbo zari ziri kuri radiyo umucyo icyo gihe yari igezweho abakristo baba baransinzirije umva nongeye kwicura mu ijoro nyine ndi kubaza umwana wanjye ari he nuko noneho nahoraga rero mvuga se nzabyara umwana ufite umusatsi papa we nta musatsi yari afite uruhara noneho nicyo kintu nabazaga mama umwana wanjye afite umusatsi ariko se umusatsi ni uko wabaje hari umuntu wambajije yaramaze ko se mimingi iyo mutwite ngo muhamuzi uko abana banyu basa
kandi listen nicyo kintu udashaka kwimagine uvuze ni akamaki ni agakiyazo afite ugutwi ncika kumwe nanjye nturongera umwana wanjye afite umusatsi mama ati umusatsi bakubwiye ati nuba mu kinya ntuvuge none uri kumeza umwana afite umusatsi niwe ukubabaje ceceka shana uko barakanyeretse ndakabona ariko ndi mu kinya umugani ndongera ndasinzira nuko ubwo urugendo nyine rw'ububyeyi rutangira aho ngaho ku myaka 20 nibwo ku nari ngize myaka imyaka 20. 20 Imana ishimwe ko yarakuze afite Eh, yavutse 2010 yavutse 2009 ariko habura iminsi 2 ngo tugiye muri 2010 ko navuye mu bitaro namaze iminsi mu bitaro navuyemo 2010 mbona nk'ari 2010 navuye mu bitaro 2010. no man karakuze numva murakujije karakuze reka shaka twihutishe bafite rero eh nyine congratulations you are a thank mom you. Thank you ntabwo byari byoroshye it was too hard. okay life of being single mom rero twagiye date iyo wadatingaga byagendaga gute nyine ni nk'ibiki wagiye uhura nabyo as a single mom you wish ko undi mu mama atabinyuramo ukavuga uti ibi bintu abatipe mujye mwigaya ni ukuri Okay, mbo ikintu navuga rero nahuye nacyo wenda simbizi ntifuza ko abahungu bajya bakigenderaho cyane donc ni nyuma yaho nsubiye mu buzima buri normale nongeye kuba umuntu muzima nyine nasubiye ku murongo nagiye mu kazi urumva nahuriraga n'abatipe nyine bakantereta urumva papa we ntabwo byakunze ko dukomezanya twese twari tukiri abana akiri mu mahanga yaragiye kwiga nanjye nyine nuko ndabyara nyine mbona ubuzima buhita bunahinduka ubuzima twa buhita bunahinduka. duferiteri turashira ubwo rero twagiye duhura n'abandi batipe bakantereta ariko noneho ntibashake ko famiye yabo cyangwa se abacuti babo bagendana bamenya ko mfite umwana ndibuka hari nk'umwe wambwiraga ntuzi kuko nakundaga no gupostinga umwana noneho nawe uwo mutipe nawe akajya amupostinga kuri ku masitati akadupostinga turi kumwe ariko bamubaza niba yarababwiraga ni uwo muri famiye ibintu nk'ibyo akambwira sinshaka ko bazamenya ko ufite umwana avuga se gute nahisha ko mfite umwana ndi proud yuko ndi mama we ndamukunda niba unkunda ugomba nawe kuba proud kandi niba wumva ko tuzabana kuko urumva umuntu mukundanye umaze icyo gihe wamaze no gukora nta bindi muba mutekereza batangiye kubwira ko muzanabana nubwo hari bwo bidakunda nkavuga niba uzi ko tuzabana nawe ugomba kuzaba uri umubyeyi we ugomba kumukunda mbere kugira ngo unkunde numve ko unkunze no kunkundira n'umwana ariko nyine abahungu ntabwo babikunda urebye izo challenges nagiye mpura nazo z'abantu kukubwira nyine bakanaka ntibazamenye ko ufite umwana kandi abantu benshi bari babizi ko mbifite kuko mufite ariko ukumva bo ntabwo babyishimiye nyine kubana navuga ko ndi umumama ndi umufiyemeri n'ababyeyi babo nabo n'ababyeyi iyo ubwiye umubyeyi ngo umukobwa turi gukundana akakurongo afite umwana ubona ari ikizira kandi nanone warugeramo utabyara nabyo bikaba ikibazo uvuga se murashaka iki umugabo tubana ndamushimira cyane n'imfura niwe wari ubizi nyine twarakundanye amenya ko mfite umwana n'iki ntabwo yigeze na gato anyereka ko atabyishimiye ahubwo umva yaramukunze pe amufata nk'uwe noneho n'umubwiye bagerageje nyine urumva abantu iyo bamenye ngo umukobwa mugiye kubana ngo yarabyaye ngo ni umufiyemeri batangira kukubwira iki n'ibiki wabuze abatarabyaye wabuze abakobwa bakiri abakobwa agahita ababwira ati umugore n'ubyara urumva nuko ndamushimira rero urumva ibintu byose nagiye nyuramo ntabwo navuga ko byari byoroshye byari bikakaye ariko nyine finaruma nza kubona nyine uw'Imana yangeneye niko navuga umugani wa Medi ngo nimuhura ngo uzamumenya nimuhura uramumenya pe hari byose abana yahise amwakira kuko n'abana reka usibye ko abana bo bakira vuba hari igihe uhura n'umuntu umwana agahita amukunda nawe ubwawe bikaguha iyo umwana wamukunze nawe arabibona akwiyumvamo akwiyumvamo pe umwana wanjye barahuye aramwiyumvamo aravuga ati tonto akajya amuhamagara tonto nyine yamwubashye aramukunda pe aramukunda n'ubu noneho nagize amahirwe barasa abantu benshi batatuzi batazi isitori yacu
bahuye nabo tugeze muri ibi bihugu Mm. bazi ko ari papa we kuko barasa pe Ya kuruta uko njye nkanjye ntabwo igihe dusa. mwakoraga ubukwe nyine Mm. naje mu Rwanda neza, Eh, igihe mwakoze ubukwe nari ndi mu Rwanda, arambwira ngo eh. ufite umwana mukuru, ngo ubu dufite n'umwana, ndavuga ni karaba yagiye kuba umupapa, ati Ya, hayi. umva barasa, ndashima Imana nyine, Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana izi ibintu byose yarabikoze. Mpura n'umugabo wanjye duhura, we akunda abana mu buzima busanzwe, yavutse ari umwana umwe ku buryo nyine we aba yumva nyine twabyara abana benshi, nicyo cyifuzo cye. Urumva rero asanze rero nanjye mfite umwana byaramworoheye, nyine arambwira ati wawe ndabikunze, tuzabyara n'abandi, tuzanyemere tubyara abandi bana benshi, ndamubwira yego nta kibazo. Ya. No, Mm. abana banyu bakuze fure murabizi, nzika mvuga ni bafite Eh, ishyari yo mbona mwagiye, kandi namwe barakuze. mwagize struggle Mm. zanyu nyine. Sha ntabwo byari byoroshye. Mm. Ntabwo byari byoroshye, gusa nanone sha abasingo bahura n'ibintu byinshi bitandukanye, abantu baba bashaka kubaprofita kubera ubuzima barimo, urumva iyo Mm. ubyaye uri mutoya ukabyara nta mugabo, ukabyara nta bushobozi, bo Mm. navuga ko uhura n'ibintu byinshi byinshi mu rugendo rw'ubusingomama kandi bishaririye. Mm. Mm, Yeah. Ari gusa nka ntuza ariko kandi nanone n'urwo rugendo rwose ntabwo mubura n'abantu bakomeza babaca intege, uyu mm, mwana ise mm, yazaza umaze kuba atashe kuri we n'iki mm, n'iki, mm, cyangwa nawe akaba yumva, ariko wa mugani kumufata ari muto ni byiza. ni byiza Mm. cyane. Ni byiza baramenya. Baramenyana bakiyumvanamo, Mm. baratworoheye pe. Yewe ese wabwira Mm. iki nk'umumama muri gustragoringa aka kanyara? Sha ikintu namubwira cyo ni uko situwasiyo arimo uyu munsi uko imeze kose, uburemere bwose ifite, ntago ari iherezo ry'ubuzima. Ejo ni heza, ejo ni heza. Kandi ikindi namukangurira ni Mm. ugusenga. Buriya gusenga bifite ibintu byinshi bijya bituremamo icyizere, n'ibidahari Bikomeye. tukabibona nk'ibihari. Yeah. Yego, navuga ko gusenga birafasha, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Mm. Iyo uri mu Mana n'iyo uri muri struggle, umva uba ufite icyizere cy'ejo hazaza kandi utazi ngo bizagenda gute. I know. Yeah, iyo usenga hari patient ugira, hari n'amahoro ubona mu mutima. Sha nanjye ni uko byanyedekeye, ntabwo navuga ngo nari nkijijwe, nari umurokore wa cyane, gusa nari nzi Imana. Wagiye wiga Nari gake nzi gake. Imana, yego. Noneho n'ishuri ry'ubuzima, mpura n'ubuzima bwinshi bukakaye, niko navuga, muri urwo rugendo rwo kurera njyenyine. Icyo gihe Mm. wabaye umumama nawe ntabwo uba ukidipanda ku babyeyi ngo uvuge ati mama ibi n'ibi n'ibi, Ibi n'ibi ntawe ufite ukureba. Mm. Ntabwo aka kanya gashobora nko kukubaza nk'ibibazo ukumva kubajije mama se papa wanjye ni iki, kuko abakobwa na ba se ni igitangaza, twese twarahanyuze, akaba yakubaza nk'ibibazo bikugora kubisubiza. Nkanjye mama ntiyakundaga kubivuga kuri wowe, ntabwo bikugora kumusubiza nk'iyo akubajije. Rero njyewe navuga ngo ndi open, Yeah. ikintu cyose ambajije ndakimusubiza kandi nkamuha ukuri. Nibaza ko ukuri kwinshi arakuzi, ukuri kwinshi arakuzi. Ni umukobwa uzi ubwenge, nawe hari ibyo yabonye cyangwa se yanumvishe mu Yamaze myaka no gukura amaze kandi. no gukura. Ikintu cyose ambajije rero mubera open, nkamubwiza ukuri, nawe akaba nyine, ibindi bigasigara nyine navuga ko ari we usigara ajajinga wenda ibya jajinga, ariko njye muhereza ukuri kose, kandi ukuri kutarimo ibinyoma, Nicyo cyiza ko abazakura kandi kandi ikindi nabashyize en contact na papa we. Igihe ashatse kumuvugisha aramuvugisha, igihe papa we ashatse kumuvugisha nawe aramuvugisha, njyewe ntabijemo. Hagati y'umwana n'umubyeyi barivuganira, simenya ngo bavuganye ryari, simenya ngo bavuganye iki, ntabwo njya kumubwira se nyereka yakubwiye telefone yawe, naguhamagara ntuvuge. namuhaye, agomba kubaho ubuzima bwe, akamenya niba bitarakunze na papa we ko ariko ari papa we, Ari ni papa papa we, yako ku hari buryo nk'ababyeyi ujya usanga kuba umwana ujya usanga nk'umwana kuba yaratandukanye, ugasanga nimba ashatse nk'undi mugabo cyangwa nk'uko nyine atari arashaka be,
amwumvisha uburyo uwo ari papa amwumvisha wa wundi wawe ari we mubi n'iki. cyangwa oya anamwumvisha ukuntu wa mubyeyi batari kumwe ari we mubi, papa wawe ni mubi se cyangwa mama wawe ni mubi. ntago Yeah. ntago vema ni ikintu natwe abamama tugomba guhindura. Yeah. Yeah. cyane pe urumva iyo mugitandukana wenda mbere uba ugifite ibikomere, hari n'igihe anakubwira ngo umuhe kuri telefone ukanamwirengagiza ukumva nyine ugifite bya bikomere, ariko iyo iyo umaze wamaze kubohoka. kurenga iyo wamaze kurenga bya bikomere umutima wabohotse sha mubaho ubuzima busanzwe pe, ku buryo nk'ubu ngubu papa wabo tubana aha ngaha hari igihe amubwira se uri kuvugana na papa wo mu Rwanda ryari, akatubwira wenda ati naramwandikiye cyangwa se yarambwiye nimbona akanya muri weekend tuzavugana, akavuga yes ugomba kumuvugisha nyine tumukangurira ku kumuvugisha kuko ni umubyeyi we. Yeah. we agacuzinga amaze gukura ibyo ashaka. Turakoze turayavuze ya minota yacu twihaye mu kanya, ndabizi ko ushaka kugenda. ndagenda twari kukushyira muri mood ukaza ukadusubizaho gatoya, uri kumva nk'iyo batumira mwembi hari ibyo tutari kuvuga, noneho ubu ngubu twamutumira akaza. ubutaha tuzamutumira tubahereze testimony y'ukuntu twamenyanye n'ukuntu uburyo twabanye mwamenye twagiye biri tubica magique. hejuru. I know twagiye tubica hejuru kugira ngo ubutaha bizabe byoroshye. No muri kumwe kandi nzi ko byagenze neza, umuntu akamenya uwo uri we, noneho challenges ziba zirimo kuba ababyeyi undi ataraba umubyeyi. hari ibyo nyine ushaka kwigisha umwana cyangwa akabatorera akavuga nimba atafu umwana ashobora kubifata personal, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. ntabwo twabura icyo tuzavugaho yaje. nawe nibyo ahora amubwira, n'ubundi ahora amubwira ngerageza kuba soft kuri wowe, nk'iyo yakoze ikosa urabizi abana bagira udukosa, noneho umwana uri muri adolescence, umwana wacu ageze muri adolescence afite kenza, iyo yakoze ikosa rero nyine yanga kumukarira akamubwira ngerageza kuba soft nawe ujya unyorohera. ariko biri tafu kuko muri gukurana, nawe yari mutoya kugira inshingano y'umubyeyi, nawe yari mutoya kiriya gihe. byari byoroshye. ndaza kumubwira kabisa, no kuza kumubwira yaramfise ko ari budusuhuze, mushimire mubwire uti next time we turagutumira tugira ngo tukuganirize twembi duhari. umva shaka bisa ndamubwira nari namuhunze ngo atatuderanje ukanga kuvuga. namuhunze ngo nisanzure. Thank you tugerageje gukoresha igihe. musuhurize kandi unamushimira uti wakoze kundekura, ntabwo twakuvuze nabi, so next time turaza gushaka time nawe tuzamubwira. urakoze rero, ugira umunsi mwiza kandi Imana iguhe umugisha. ibiganiro byawe nk'uko natangiye mbivuga birafasha, ni ukuri Imana ikomeze ikwagure muri byose, n'umuryango wawe turabakunda, kandi abasingle mothers aho bari hose courage, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, imbere ni heza, abana ni umugisha. nzabahereza ubuhamya bw'ukuntu uyu mwana nyine yatubereye umugisha, akatubera n'ikiraro kitwambuza kikatugeza muri aya mahanga biturutse kuri we. Amen. Thank you. umunsi mwiza rero, reka nkureke. sawa Imana ibahire. Bye. Okay, bye.